Ngiye kubasuhuza abakunzi ba OG1 Empire. Uyu munsi nkuko nari nabibasezeranyije tugiye kwiga ukuntu umuntu yategura online quiz or online exam. Nimvuga online quiz wumve ya quiz umunyeshuri ashobora gukora agahita abona amanota ye ako kanya kuko ari byo wasetinze. Mbese quiz imeze nka exam y'akazi ya leta. Nimba warigeze uyikora wabonye ko ukora warangiza gukora ugahita ubona ibisubizo byawe amanota yawe wagize. Uyu munsi nibyo tugiye kwiga gukora rero, ndetse twige no kubishyira muri online classroom nkuko twize kuyikora. Iyo ugiye gutegura online quiz ubigenza ute nkuko bisanzwe, kuko kugira ngo uyitegure bisaba kuba ufite internet. Ugomba kuza hano kuri Google Chrome. Yes. Ukimara kugera kuri Google Chrome, gusa ugomba kuba ufitemo email muri computer yawe cyangwa se muri telefone yawe. Ukaza hano kuri 9 dots. Izi 9 dots murazibona cyangwa se utudomo ikenda, ukadukirikaho inshuro imwe. Ukimara kudukirikaho urabona ko hahise haza utu application twishi. Izi nizo bita Google app. Muri hangana hari urusaku ariko nizere ko muri kunyumva turi kumvikana. Ukimara kugera kuri application rero uramanuka ushake application yitwa Form. Iyi ngiyi ndigira murayibona yanditseho Forms, Google Form. Iyi niyo tugiye gukoresha dutegura online quiz. Urayikirikaho. Yes, ukimara kuyikirikaho urabona ko baguhaye blank form. Ubwo ni form ibereye aho, bakaguha n'izindi form zigiye zitandukanye, ariko twebwe iyo turahitamo ni iyi ngiyi yanditseho blank form, irimo akamenyetso ko guteranya, niyo turi bukirikeho. Yes, ukimara kuyikirikaho urabona ko tayari bahise baguhereza untitled question, bakaguhereza multiple choice. Bivuze ngo tugiye gutegura quiz ya multiple choice. Nindi itari multiple choice. Niba ushaka kumenya uko bayitegura wanyandikira hasi muri comment ukambwira, nabyo nabikwereka nta kibazo. Hano icyambere ni ukuza ukandika ikibazo. Yes, ikibazo cyambere reka dutegure utubare tworoshye kugira ngo mubibone. Icyambere ni ukubona kuntu ugomba kujya ugategura, yaba ari imibare, yaba ari Ikinyarwanda, yaba ari Icyongereza, isomo iryari byo ryose wategura online quiz nta kibazo, cyangwa se isuzuma rya online. Ikibazo cyambere reka tuvuge 20, reka dutegura imibare 20 plus 10. Yes, 20 plus 10. Noneho iyo umaze gukora ikibazo igisigaye ni ukwandika option byibura enye nkuko musanzwe mubibona. Nk'izo option enye hakaba harimo igisubizo cya nyacyo kimwe. Yes, option ya mbere reka tuvuge 5. Option ya kabiri hano urabona ko hagiye hariho ngo add option. Option zose wakora nta kibazo. Option ya kabiri tuvuge 10. 10. Option ya gatatu cyangwa se amahitamo ya gatatu tuvuge 20 plus 10 equal 30. Tuvuge 30. Yes, option ya kane tuvuge 15. Yes, none urabona umaze guhitamo ama option, umaze kwandika option zose uko ari enye, harimo igisubizo kimwe cya nyacyo. Igisigaye noneho ni ugusetinga kugira ngo yaza guhitamo igisubizo cya nyacyo abe yabikoze kandi ushyireho n'amanota ari buze kugira. Ibyo ngibyo turaza tubihindura hano muri setting. Urabona aka hano make first quiz, hano ugomba kuza ukakemezaho kugira ngo wemererwe gushyiraho ibisubizo ku bibazo byawe uri gukereya. Urabona ko hahise haza akandi kantu kanditseho answer key na point. Iyi answer key hano niho ukirika ugahitamo igisubizo. Urabona za option zose zise ziza, tugiye guhitamo igisubizo cya nyacyo umunyeshuri agomba gusubiza. Igisubizo cya nyacyo ni 30. Noneho ukandika ese nasira igisubizo cya nyacyo urabona amanota ngahe. Reka bu kibazo tugiha amanota 2. Yes, warangiza wakora kuri done. Ikibazo cya mbere ukaburangije kugitegura, umunyeshuri nagikora arahita abona amanota ye arahita
yizana amanota abiri. Iyo ugiye kongeraho ikibazo cya kabiri uza hehe, urabona hano handitse, hano hari utumenyetso twishi, hari akamenyetso kariho plus, ukimara ugashyiraho kasa harahita haza add question, aho niho ukirika. Ukimara kwakirika urabona ko ikibazo cya kabiri gise kiza. Urandikaho question 2, question 2, 10 plus 10 plus 1, 10 plus 1 iko. Umubanza kwandika ikibazo cya kabiri, gisigaye ni kwandika za option nkuko twabigenje ku kibazo cya mbere. Ni ukuza kuri option ya mbere ukandika 10. Yes, option 2, option 3, option 4, then umaze gushyiraho izi option, igisigaye ni uguhitamo igisubizo cya nyacyo n'amanota ikibazo gifite. Uraza hano kuri answer key, ukirike kuri answer key, nurangiza uhita ubona za option zose, uhitemo igisubizo cya nyacyo umunyeshuri agomba gusubiza. Nurangiza uze hano ku manota kuri point ushyireho, twabonye ko ikibazo tukiraba gigomba kuba gifite amanota abiri. Then ukore done. Urangije gutegura, ubwo ibibazo byose ushaka gutegura wagenda ubigenza kuriya. Warangiza gutegura quiz yawe, igisigaye ni ukuyishyira aho ushaka kuyishyira. Nimba ari abantu ushaka kuyohereza ngo bayikore, cyangwa se ushaka kuyishyira muri online class nkuko twize kuyikereya. Uramutse utarabonye ukuntu bakereya online classroom, wagenda kuri channel ni OG1 Empire ukareba ukuntu bayikereya, byose biriho, n'ukuntu bashyiramo abanyeshuri, byose kuri channel birahari. Uza hano kuri publish ugakirikaho. Urabona hahise hazaho anyone with the link, ni ukuvuga ngo buri muntu wese ubona link yemerewe gukora. Then publish. Ukiza hano kuri publish uhita ubona ko bahise baguhereza link ya quiz yawe umaze gukora. Iyi link rero urayikopiya, copy. Ni ukuvuga ngo link imaze kuyikopiya. Ukimara kuyikopiya, tuvuge ngo iyi quiz ushaka kuyijyana muri online class, ushaka kuyihereza abanyeshuri bawe kuri online class. Icyo urakora ni iki? Icyo urakora, uraza ujye reka dusubire inyuma twinjire muri email yacu kugira ngo tujye ku ishuri ryacu tubone dushyiremo iyi quiz. Yes, twasubiye inyuma tuze kuri class. Uraza kugira ngo ugere kuri class nuko uza hano kuri za 9 dots. 9 dots. Noneho ntabwo turashaka Google Form, ngo turashaka classroom. Hano handitse classroom niho uza kugira ngo ubone rya shuri ryawe. Ahanditse classroom ugakirikaho, ugategereza. Yes, classroom. Muri yangana na internet ari kwihuta. Ukimara kuza kuri classroom ubona ko hahise haza ya class nigeze gukereya. Igena ndi kubigisha ukuntu bakereya online class. Urabona ko ihisiza ni primary 6, nubwo twateguye utubazo tworoshye tutari twa primary 6, ariko nta kibazo. Icyambere nuko umenya uko babikora. Urangiza ukaza ugakika ku ishuri ryawe kugira ngo urifungure. Ishuri ryacu rikubona ko rihise rifunguka. Rikimara gufunguka urabona dufite Steam, tukagira classwork, tukagira people and glad. Uraza kuri classwork urakubona ko hariho create. Nta work nimwe nigeze mpereza abanyeshuri banje, ubwo ni create classwork. Ukahakriya, ugahitamo ese na assignment, ni quiz assignment, ni question, ni iki. Reka duhitemo quiz assignment. Yes, ukimara kuyihitamo uri kubona ko bahise
urabona ko bahise bakwereka, naho ushatse waza ukahakiriyetingira ibibazo, iyo quiz ukayihakiriyetingira, ariko twe quiz turayifite. Kubera ko tubifite turahita tuza kuri turahita tuza hano, tuze hano kuri link. Ushatse wayikora kuri drive, iyo quiz wayikora kuri YouTube, wayikiriyetinga, wayaploadinga, cyangwa se ugakoresha link. Twaje kuri link, ni add link. Kubera ko twayikopiye, urabizi, turahita tuza dukande right click, duhitemo paste kugira ngo tuyiha pasting. Urabona ko ya link ya quiz yacu twakereye ihise ihaza, noneho add link. Urabona ko link tayari yahise igera he, igera ahangaha. Nurangira urabona ko hano hari primary 6 assign to all students points. Hano hariho point ko ari 100, ariko ntago iyo twateguye ntago iri ku 100. Twateguye ibibazo 2 gusa, biri ku manota angahe? 4. Yes. Noneho link ya quiz yawe wamaze kuyigeza hano muri class. Igisigaye ni ukwassigninga abana, ni ukubabaza. Yes, hano ni ukuza hano kuri assign, mwahabonye ahangaha, ugakirikaho. Yes, ni ukuvuga ngo ikaba yaje, ntabwo twayihaye izina, twibagiwe kuyiha izina, ariko wandikaho n'izina ryayo hano. Ubwo umunyeshuri nageramo arayibona, ashobora kuza akayikirikaho. Yamara kuyikirikaho akayibona, akaba yayikandaho akaza akayikora. Yaza akayikora, tuvuge ko ndi umunyeshuri ngiye kuyikora, akaza ikibazo cya mbere agahitamo, ikibazo cya kabiri agahitamo,